Nize kukugura twakwifashisha nisi ashino zamu Banyamuryango beza amasaha naya tukajya kwamamaza umukandida wacu wa RPF Inkotanyi Kagame Paul na wundi yego muyobozi wacu ndi kukubona rwose twese ku itariki 15 tukazakira igikumwe apiye Suza avó como Lores. Beleza? Ele kanze tugende mwana. Abanza aseba ko nasuwaga bafite habaye banaga bagiye kwamamaza Bata Ecyarambye ngo nago kizaba gihari yabura nago biba Imana yagiye mu modoka
sindahabura cyane umudugudu wa Kabugungu ya kane. Muri Kongo ni ukubirirwa Twagiye ndi kubafata. Ni ukubirirwa bahetse amafoto ya Kagame bagiye kubikora. Tugenda. Tugende. Basi njye kwicara ndeba inyuma. Noburetse rero gato. Hello guys, ndabasuje cyane. Iyi ni Ahabona TV. Nje muri kubona kuri mikoro z'Ahabona TV Eric Jesus Giramane. Aha turi ni mu karere ka Gasabo, murenge ni Kinyinya, akagari na Kakagugu. Aha tugiye kwerekeza ni mu mudugudu wa Giheka, aho abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Gasabo hamwe n'umurenge wa Kinyinya bagiye guteranira bamamaza umukuru wabo w'igihugu Paul Kagame. Ni karibu rero abakunzi bacu, murabizi ko tubaba hafi buri gihe tukabagezaho inkuru nyinshi kandi zuje ukuri. Iyi niyo YouTube cyane Ahabona TV iri kubikora cyane. Ni karibu cyane ntimugiye kure, tugere hano aho giye kubera iki gikorwa cyo kwamamaza, muhigerere mu birebe neza. Sa
abakazi n'abana bakazi abakazi bari ko numva aho turavuga ngo ninde twumvira hejuru turavuga ngo iki abana duseceke twumve aho twatumvise twese ni Kagame niwe nta wundi nituvuga ngo aho twese twagiye aho ntabwo ndabumva ndashaka kubona abantu bose bari baza hano protocol dufashe ibazane hano dushaka kubonamo abaturage bose badufashe protocol mudufashe abanyarwandakazi bose abanyamuryango baze bahangaha mudufashe baze bahangaha Peperi oye aho nivuga ngo niyo aho bavuga ni Kagame niwe nta wundi aho nyamuneka ahubwo turaza gusaba abantu badushyirira amatente badukurireho turashaka n'abari muri tente VIP mwese muzemo aho ngaho abantu bari inyuma protocol mudufashe turaza kugera igihe cyo kujya kugama akazuba ariko kandi dushaka kubona morale y'abanyamuryango sibyo protocol dufashe abantu bari mu matente n'abantu bari inyuma baze mahanga turabashaka Peperi oye abantu ba protocol mudufashe dushaka kubona abanyamuryango hano turako tubona hano tutivuga tutinyeganyeza nibwo ndashyiraho morale nimbo n'abanyamuryango bose bazi hano badufashe protocol bazanye hano nara mu matente mudufashe ndamunda kubwira abantu ahantu twagiye harimo bino birango aya mabara twese turangwa na morale ntabwo tuzakwicara sibyo dushaka gushyigikira umukandida wacu turamushyigikira gute ntabwo twamushyigikira twicaye yubatse u Rwanda twicaye twubatse iki gihugu yicaye niyo mpamvu twese dushaka abatabyemeza basigare bicaye hariya hirya abatabyemeza basigare bicaye arabeza cyangwa n'amadapesi twagiye rimwe kabiri 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 twese twagiye uri nakuriye bisi
ndashaka kubona hejuru none